Yes, tuguhaye ikaze kuri turatsinze wawe. Uyu munsi tugiye kureba ubusobanuro bw'izina Chantal. Benshi bakomeje kumbaza ngo ese Chantal ko dukomeza kumva ubusobanuro bw'izina Chantal, ati wadufashije ukatubwira ubusobanuro bw'izina uko nyasobanuye andi mazina muri comment. Mbona izina Chantal rikomeje kwiganza cyane. Nawe rero nimba wumva wifuza izina ko twagusobanurira, utwandike muri comment tubwire ati dusobanurire kuri iri zina. Uyu munsi tugiye kureba ubusobanuro bw'izina Chantal. Tukwese Chantal bivuze iki, ba Chantal bakunda iki, ba Chantal banga iki, ndetse tuze no kurezaho akandi kantu k'ubwenge. Ba Chantal ese mu rukundo bitwara bate, niki bakunda iki, banga iki mu bijyanye n'urukundo. Yes, reka noneho dutangire bya nyabyo. Inkomoko y'izina Chantal rikomoka mu izina ry'igifaransa, ni izina ry'igikristo mu izina ry'igifaransa bita Chantal. Ryaturutse kuri Saint Jeannette Françoise de Chantal, umutagatifu w'umufaransakazi wabayeho mu kinyejana cya 17. Reka turebe noneho ubusobanuro bya nyabyo. Chantal ishobora gusobanurwa nka uwuje urugwiro cyangwa se umunyamahoro ni neza. Indimi rimwe na rimwe rihuzwa n'igisobanuro cya isoko y'amazi cyangwa se urugwiro rw'umutima. Abantu mujya bavuga ngo Chantal ngo ni kanoza abanyaramo, no, kuva uyu munsi utaza kubyitiranya. Ariko n'ababivuga namwe mufite impamvu yanyu kandi yumvikana, naza kwibabwira hasi tujya gusoza. Wowe icyo usabwa ni ukubana nanjye kugeza ku musozo, nkaza kukubwira se Chantal bihurira hehe na kariya kantu banyaramo. Ibiranga abakobwa bitwa ba Chantal rero mu rukundo butayari niho tugiye kugira ngo twihute. Ba Chantal bakunda kugaragaza ibi bikurikira mu rukundo. Icya mbere, baba bazi kwitonda. Si abantu bihutira kwinjira mu rukundo rwose, ahubwo babanza kwiga neza uwo bari kumwe cyangwa se ushaka kubinjiza mu rukundo. Icya kabiri, bakunda urukundo rurambye. Ahangaha bahitamo umuntu umwe kandi bagaharanira kumubera indahemuka. Icya gatatu, bafite umutima w'impuhwe, cyane ko bakunda kandi bagerageza kumva no gusobanukirwa amarangamutima y'undi. Ikindi cya kane, bakunda bazwiho cyane bazi kwihangana no kubabarira. Mu rukundo barangwa no kudacika intege ndetse no guharanira amahoro mu mubano. Dore rero ba Chantal ibintu bakunda ndetse n'ibyo banga. Reka duhere ku byo bakunda. Bakunda gufatwa neza no kwitabwaho. Mu rurimi rw'amahanga byo bita care. Bakunda care bya hatari. Ikindi kandi bakunda uburyo bworoshye ariko byuzuyemo urukundo cyangwa se spliced with depth. Bakunda umuntu kandi ububaha kandi ubizera, kandi bagakunda umuntu wizerwa kandi wubaha. Ikindi, uko bagaragarizwa urukundo mu bikorwa kurusha amagambo. Bakunda umuntu bagaragariza urukundo kurusha amagambo. Hadare ibintu banga rero, banga kubeshywa kandi banga umuntu baca inyuma. Banga umuntu basuzugura ndetse bazana n'agasuzuguro ndetse n'ibintu by'amatatizo. Banga umubano udafite icyerekezo. Bakunda umuntu uza biraho byabira impanga za cangama abasanga bashaka umuntu uri serious. Banga umuntu utita ku marangamutima yabo. Hejuru twabonye ko bakunda umuntu baha care. No kuvuga ngo iyo utamubonye, iyo utamuhaye umwanya, ntago Chantal mushobora kuba mwahuza. Ba Chantal rero muri make ni izina rifitanye isano n'abantu bafite umutima mwiza, urugwiro n'icyerekezo mu rukundo. N'abantu bashyira imbere amahoro, urukundo rurambye ndetse n'ubudahemuka. Hanyuma rero n'abasezeranyije yuko ngomba kubabwira ngo ese ba Chantal bihurira hehe na karakabora bavuga abanyaramo.
icyo nakumenyesha ni uko mu busobanuro tubonye ko atari icyo banyaramo nk'uko bamwe bagenda babivuga. Ibyo ni isebanya rwose ndetse n'iserereza, kandi ntago ari ibintu biba bikwiye ko wafata izina ry'umuntu ndetse cyangwa se izina rihuriyeho n'abantu benshi ukaba waryita icyo kintu kidahesheje umuntu agaciro. Ariko muri rusange bikunda gukoreshwa mu buryo bwo gutebya, ntago baba bashaka kuba basereza umuntu. Yes ngahe nguko rero ubusobanuro bw'izina Chantal. Andika muri comment tubwire uti urabeshye cyangwa se nubeshye. Ikindi andika muri comment umbwire uti man nyandikira imbwira cyangwa se uzatubwire ubutaha ku izina iri niri. Uyu munsi mpamvu narihisemo no kurya ryasabwe cyane n'abantu muri comment, ndetse bamwe bamamagara kuri 0788417770 bambwira ngo wazadukoreye ku izina Chantal. Nizere kunyuzwe rero nawe watubwira uti dukorere kuri izina iri niri. My name is Turatsinze wawe, reka tugaruke.